Ni abagore dusanze muri centre ya Shaba iherereye mu kagari ka Kora mu murenge w'Bigogwe w'akarere ka Nyabihu banenga bagenzi babo ngo bananirwa gukora ahubwo bakirirwa mu nzoga bamara gusinda bakambara ubusa ku musozi. Mugore witwa Nyambara yaradushajije n'ukwirirwa arambara ubusa mu muhanda banamuheka no mugobya akavamo akagwa hasi akiruka akagwa hasi umutekano yaragubujije Shaba yose umugore witwa Nyambara. Ese ubwo niwe gusa cyangwa hari n'abandi bagore? Oya nubwo n'abandi bambara ubusa bari ariko wabaga yadusaze buri munsi. Hano kwirirwa baranywa inzoga ibisambo mbese hano habaye imba nimba haba leta nimba ari mu Rwanda ni ngombwa yewe sinamenya wajyane muri Kongo. Ejo bundi hari umugore ahangaha wiyambitse ubusa nyabusa buri nguko yavutse ava mu nda ya nyina. Ahubwo nta gihano gikwiriye n'umugore wo kwambara ubusa mu muhanda. Umugore yambaye ubusa buri kumanywa nta gihano gikwiriye uwo mugore ko mwadushakira ubuvugizi. Inzoga kubera umugore arirwa akambara ubusa ku manywa abana abagabo bakibose bagashungera. Abaturage bakavuga ko inzoga ziganjemo urumenesha ndetse n'itabi aribyo ntandaro y'ubusinzi bitera urugomo, bagasaba ubuyobozi gukora ibishoboka byose bugafatira ingamba abijandika mu bikorwa nk'ibi ngo kuko bigira uruhare mu guteza umutekano muke mu baturage. Je numva ngo n'urumenesha ubwo nibyo numva kuko nanjye sinja mu kabari ngo mbese ngo ndazinywaga, ariko ngo abagabo nabo iyo bahaze urumenesha nyine namwe abagore barabamenesha. Niyo baruhaze yaruhaze akagusanga mu rugo si wasi ukuguhonda nuko kumena nguko narunyweye inkope urumenesha cyangwa rubenge. Izo nzoga rwose nazo zikora ahantu kubera yuko inzoga ndi kwibuka neza iyo wanyweye inzoga ushobora no gutandukana na boss. None si wamenya ngo yanyweye kimwe utasange rega yangwa na byari bitewe n'uburyo yanyweyemo akanasara. Ntago abasaza araba nkadunda ubwongo araba nk'ibiki na byari yayinywa na naba kanasara. Mukuri mudushaka umugore akambara ubusa ku manywa. Erega umuntu wahaza inzoga aba yataye ubwenge, ntago aba ari wenyine, ibyo akora byose aba bikoreshwa n'inzoga. Niyo mpamvu usanga bamwe wenda babafunze ariko ugasanga mu gitondo bari gusaba imbabazi yuko bakoreshejwe n'inzoga. Inzoga izo ari zo zose yaba iz'ingorano yaba iza Bralirwa nta nzoga nziza. Hari zadunda ubwonko tuyuri maze bamara ko tuyiri bagashiramo n'umugi none bashiramo n'umugi ugasiga umuntu. Ubundi inzoga ni ikibazo kandi uwasinze wese ibi byose rega bijanirana n'inzoga iyo wanyweye agacupa ntiwamenya ibyo wakoze ibyo ari byo. Ushobora kunywa ukanywa nabi ugasanga wihombeje byinshi, ariko inzoga zo hano kunywa n'ukunywa nyine barazina. Umuyobozi w'umudugudu wa Shaba isantre iherereyemo Ndicungoye Jean we ntiyemeranya n'aba baturage avuga ko nta businzi burangwa muri iyi santre ngo bitewe nuko bashyizeho amasaha utubari dufunguriraho ubirenzeho akaba yacibwa amande. Ibyo ntabyo nzi. Izo nzoga za donda ubwongo n'ibindi inzoga z'inkorano ntaziba mu mudugudu wa Shaba, ntazihari. Urumenesha ntabwo ruba mu Shaba ntirunakiboneka ntarwo nzi. Abo babivuze babeshaga nta nzoga z'urumenesha ziba hano, n'izo donda ubwongo ntazo nzi ziba hano. Ibyo byo kwambara ubusa ntabyo nzi hano muri Shaba. Uyu mudugudu wa Shaba urimo inzego za polisi zifitiye ububasha, inzego za icyicaro cya polisi, sitasiyo ya polisi mu mirenge 3 kiri hano muri mudugudu imbere y'umuyobozi. Ntabyo rero tuzi. Abaturage babeshye ntabyo tuzi aho bambara ubusa, ntabyo nzi rwose, ntabyo nabonye ngewe. Abaturage batubeshye bababeshye kuko ntabyo nabonye, ntabyo nzi by'abambaye ubusa, ntabyo nzi by'abambaye ubusa. Ikibazo cy'ubusinzi leta yasize amasaha yo kunyweraho ni saa 8 then saa 9 kugira saa 3 z'ijoro, niyo masaha tugenderaho hano. Icy'ubusinzi rero kuko ntabo nabonye basinze ngo bambara ubusa cyangwa se bakora ayo mahano yandi ndi kumva mwabwiwe, ntabyo nzi kubera n'ubu abapolisi bane fo baramutse hano bari gushaka banywa nta numwe babonye. Ntabyo nzi rero abaturage hano baramukira mu kazi igihe cyo gufungura ni saa 8 saa 9 ubundi ugiye wasanga bari gufungura abantu hari igihe barimo, ariko mu gitondo ntabo wasanga bituma bagira ubwo businzi. Saa 3 baba batashye. Ibyo by'abambaye ubusa ntabyo nzi.
Ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byiganjemo inzoga z'inkorano ndetse n'itabi by'umwihariko mu rubyiruko ni ikibazo abaturage bakunze kugarukaho kuko ngo bateza umutekano muke, akaba ari nayo mpamvu bakunze gusaba inzego bireba gukora ibishoboka byose mu kubihashya kuko bigira uruhare mu kubangamira umutekano n'ituze rya rubanda. Rafiki Kabenga, ATV, mu karere ka Nyabihu.